So guys ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza yuko tubana bya buri munsi yinano akaba ari ya channel yanyu umwami w'umwana official nk'ibisanzwe nge ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wawo igisimba cyangwa se simba. So guys mwaflowinga kuri Instagram yanjye ni Simba Rwanda 250 ya imbuga zose ndazikoresha. TikTok yanjye ni musaza wabo Simba. Ayingwa nizo platform zanjye nkunze gukoresha cyane, Facebook zose ndazikoresha. So guys ndeka twigarukiye ku bukwe bwa Debeni na Meddy nako na Pamella. Tunibaza tuti murabizi yuko Meddy ariko atatashye buno bukwe, mushobora kuba mutabizi. Noneho reka turebere hamwe se Meddy why atigeze atabukwe. So nuko ngo Meddy rero ni umwe mu bahanzi cyangwa se umwe mu bantu b'inshuti na Debeni kuva mu bwana bwabo. Murabizi ibintu banyuranye mu bihe bitoroshye mu muziki, mu rugendo rwabo barakuranye. Urumva biba bigoye kubona umuntu nka Meddy. Debeni aramushyigikiye mu bukwe bwe yaririmbyemo, abantu barabyishimira. Meddy rero ntago yabashije kujya mu Rwanda. Meddy wari witezwe mu bukwe bwa Debeni na Pamella ntago yigeze abugaragaramo. So nuko ngo mu minsi ishize hakunze guhihwiswa yuko ngabo Meddy wamenyekanye cyane nka Meddy azitabira ubukwe bwa Mugisha Benjamin, ariko ntabwo yabashije kubutaha cyangwa ntabwo yabashije kubuzamo. So guys why kubera iki Meddy natwe dufite profit yo kuba twabona Meddy ubukwe bw'umuvandimwe yabutashye. So ni ibirori rero by'ubukwe bwa Debeni bwabaye kuri no mugoroba, nanungu ntamye neze ko bukirimo kuba niba butararangira. Bwabaye kuri no museke 23 kozi 2023. Ni bumwe mu bukwe bwari bwitezweho n'abantu benshi cyane. Ni bumwe mu bukwe twari dutegereje turi benshi. Ni bumwe mu bukwe abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bo hanze y'u Rwanda bari bashyigikiye uno muvandimwe, yuko ni umwe mu bukwe bwabushyigikiwe cyane kandi ni ubukwe bwari bufite urukundo rw'abantu batari bakeya hano mu Rwanda. So nukuvuga rero byari byitezwemo ibyamamare binyuranye. Muri abo ngabo harimo na Meddy. Amakuru yizewe rero twamenye dufite yuko twamenye nuko uyu mugabo atari mubaza kwitabira ubu bukwe. Uwatanze aya makuru yavuze yuko kugira ngo Meddy yitabire ubukwe kiretse habayeho kuba yafata indege iri private kugira ngo abashe kugira mu bukwe bwa Debeni. Cyakoza yakomeje avuga yuko mu masaha make ashize yarakiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bishatse kuvuga yuko Meddy atari bubashe kuza muri buno bukwe cyangwa atabashije kuhagera. Byari byitezwe yuko Meddy agera mu Rwanda aje gushyigikira mugenzi we. Banyuranye mu bikomeye, banyuranye muri byinshi, banyuranye mu bitoroshye mu muziki nyarwanda. Byari byitezwe kandi yuko aza no kuririmba, nyamara ni ugusubiza amerwe mu isaho kubera yuko ntabwo yigeze ahagera. Meddy rero wari witezweho mu bukwe bwa Debeni ntiyabashije kugera i Kigali. Debeni benshi bamufata nk'umuvandimwe wa Meddy, bameze nk'impanga, right, bameze nk'impanga. So umuntu rero wari umuri hafi, umuntu wamwambariye yari Dr. Muyomba Thomas, Dr. Tom Close, niwe wari best man wiwe. Debeni na Pamella basezeranye imbere y'Imana, bakaba bagiye kwakira bwa mbere mu rugo rwabo, baje kubashyigikira muri Kigali Convention Center. Niwe ubukwe bwabereye. Tom Close niwe wabaye pare wa Debeni. Yabereye umugisha, yamwinjije mu kiliziya. Niwe waje umuherekeje nka pare we, yamwinjiza mu kiliziya. Ikindi kandi so reka ni ukuvuga ngo ubundi ku bantu muzi amateka rero ya Dr. Tom Close cyangwa Tom Close, niwe winjije Debeni mu muziki. Niwe muntu wamubereye urufatiro mu muziki. Akantu mukibuke, Tom Close kugeza n'ubu aracyakora papari wanjye.
Tom Close nungu aracyakora ibintu bimeze fresh. So guys, ni ibintu rero navuga yuko bimeze neza cyane kuba Tom Close yahabaye. Ni umuhango wabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 23 koza 2023. So nababwira yuko ari ubukwe bwiza cyane rwose cyane kandi ubukwe bwa bwitezwe n'abanyarwanda batari bakeya. The Ben uwabasezeranye bamwita Edmond yatuye umugisha urugo rwa The Ben na Pamella, abasaba kuzakundana mu nzira zose. Ati tubisenze mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu. Uyu nguyu niko yabashije kuba yababwira. The Ben kandi yabajijwe niba nta cyatuma atarushinga n'umugore we uwikiza Pamella, yavuze yuko ntacyo. Isezerano rya Pamella ryubakiye kukubwira The Ben ko azamukunda kandi azamugandukira. Reka mbivuge gutya, azamugandukira, azamwiha wese. Reka mbivuge gutya, yamubwiye ko azamukunda mu bihe byiza kugeza Yesu aje kutujyana. Ati bivuze mu izina rya Data n'iry'Umwuka Wera. Ayo ngana amasezerano Pamella yahaye umugabo we papari wanje. So guys, reka twivugiye tuti yabwiye The Ben ko ari inshuti ye kandi ko bazabana nawe ubuzima bwe bwose. Yari cyifuzo cy'ubuzima bwe. Yamubwiye yuko amukunda cyane kandi nawe abizi neza yuko Pamella amukunda cyane. Pamella yabwiye The Ben ko afite umutima wihariye watumye ibihumbi by'abantu baza hano kudushyigikira. Edmond ati ayo niyo magambo yabo, aho yamubwiraga yuko azamukunda kandi iteka ryose. Ingahe n'amasezerano bagiranye ntago nibugende nayababwiye. So guys, reka mbashimire mubwiye ngo rero mukomeze muryoherwe n'ibiganiro twabateguriye. Nimero ni yindi 0785458861. So ushaka kwamamaza nabyo birakunda cyane. So ndahaje mu kanya gato ndahita mbagezaho ibya Philipita Double J Kiriko Akiri Chris Easy na Minister Dr. Ultima Twishima. So guys, Yago Pondati Bushari uwo twakita Junior Magarine Gahongayire Aline Sano n'abandi mu bari bitabira. DJ Anita Pendo ikaba na MC. Ese igitaramo cyayo cyari kimeze